Uhawe ikaze kuri Rwaniyu Updates. Wow, this is amazing. Brothers and sisters, ladies and gentlemen, muze dukorana n'amafaranga. Ino application yitwa FMC Pay, ni exchange nshyashya y'abanyamerika. Ino exchange buri muntu wese mara yinjiramo agahabwa bonus ingana n'amadolari 11. Ino nimba muzi Binance, Binance nayo nuko yaje, ni exchange aho ushobora gutradingiraho ama coin agiye atandukanye. None akamwereka ukuntu rero ushobora kuyikoramo amafaranga, akamwereka ukuntu ushobora kuyikoramo account nawe ukabufitamo n'amafaranga nk'aya ngaya. Urabona ko mfite amadolari 78 anahwanye n'ibihumbi 112, kandi mu by'ukuri nta gishoro na gito nigeze nanga. Harimo features nyinshi zatuma ukuramo amafaranga, akamwereka ukuntu urabigenza. Star application yitwa FMC Pay. First of all, nurangiza winjiremo kandi handitse sign up. Nurangiza ugere hano kuri tableau, barakwaka username mu kazi ka mbere, urugero ushyiramo wase cyangwa iri zina ryawe urenzaho imibare ntusigemo umwanya. Hakabiri ushyiramo email yawe. Hagatatu ushyiramo password igizwe n'ikimenyetso, ijambo ndetse n'imibare, hakurikira ushyiramo password yo gukonfirma bisa. Ikitonderwa hano hagatatu ushyiramo referral code. Ino referral iriho niyo ugomba gushyiramo. Mubwira ngo ino referral code cyangwa se ino mibare iri hano nutayishyiramo ntago uri bubashe kubona bonus. Ubwo rero ino mibare uyishyiremo. Kino ni icyitonderwa, ino mibare utayishyizemo ntago ubona bonus. Ino mibare irimo hano ndi muri video aba ariyo ushyiramo, no muri ureba hano yandika uza kuyishyiramo. Ubundi uhita uza hano kuri kano kazi handitse have read terms and condition, ubundi uhite ureba code bakoherereje kuri email ya confirmation, uziyikandeho uhita uyemezamo wemeze. Ubundi uhita ugera hano kuri verify account. Hano baba bagira ngo ba verifyinge nimba koko uri umuntu kandi ugomba gukoresha account imwe. None reka turebe amasaha dutangiriye kugira tuza kureba igihe verification irangirira. Urabona ko dutangiye saa 12:25. Ubundi uraza uhita ukanda kuri verify now. Hano uhita wemeza verify now. Ubundi hano wemeze ID card, kuko mu Rwanda dufite indangamuntu, bayifite passport nayo wayikoresha, ariko icyiza ugomba kwemezaho ID card. Ubundi ukahita ugera hano ukuzuza bino bintu bikurikira byose, ubyuzuza neza. Kanze nkwereke rero ukuntu ubyuzuza byose kugira ngo ubashe kuba verified, ubone kubona ariya mafaranga. Hano uraza uhitamo igihugu Rwanda, hakabiri ushyiremo amazina yawe uko yanditse ku ndangamuntu. Izina rya mbere mu nyuguti nkuru, izina rya kabiri inyuguti nkuru itangira, izindi nyuguti ari ntoya nk'uko byanditse neza ku ndangamuntu. Ahandi nurangiza ushyiremo amatariki wavukiyeho uko yanditse neza ku ndangamuntu. Uhita wandika nimero z'indangamuntu uko zimeze neza. City ushyiraho akarere utuyemo. District wongera ugashyiraho. Address wandika akarere utuyemo, ushyireho akarongo kaberamye, ushyireho umurenge. Ubundi hagatatu ni expire, nyine igihe cyangwa uri gukoresha gishobora kurangira. Indangamuntu rero yo mu Rwanda ntago igirangira, urashyiramo umwaka wa kure ushaka, ubundi uhita ukanda continue. Hano tugeze rero baba bari kugusaba gufotora ID yawe kugira ngo ba verifyinge nimba koko uri umuntu kandi ufite identification card. Hano uraza akazi ka mbere ufotore igice cy'imbere cy'indangamuntu. Hano ku kazi ka kabiri ufotore neza igice cy'inyuma cy'indangamuntu nk'uko muri kubibona aha ngaha. Hano urangiza ukande continue, urakanda continue. Ubundi utegereze bibe processing. Haraba hasigaye step imwe yo kuverifyinga your face. Urahita ukanda hano continue. Hano baba bagira ngo bafate selfie y'ifoto yawe barebe ko imatchinga n'ifoto koko iri kuri ID card yawe. Mbibutsa ko zino KYC verification baba bagira ngo umuntu umwe adakora account
nyinshi. Numara rero kwifotora ifoto barahita bakubwira ngo your account is waiting for reviewing. Reka dutegereze turebe ngo bimara igihe kingana iki kugira ngo account yawe ibe verified. Dore none turi saa 12:34. Reka dutegereze turebe igihe tubera verified. Let's wait short moment. Turategereza gatoya. Hano ushobora no kuza ugacekinga nimba wabaye verified. Urabona ushobora kuza hano mu nguni y'ibumoso kuri kariya gafoto k'igishushanyo cy'umuntu ukagakandaho ukareba nimba wabaye verified. Urabona ko hari abakiri kutwereka yuko tukiri pending. Urabona ko bari kutubwira ko ari pending. Iyo wabaye verified haba hariho akantu ka verified. Then ka turebe nimba twabaye verified. Let us check. Ka turebe turongera twinjire muri application yacu. Urabona ko twamaze kurisivinga ino bonus. Twamaze kurisivinga bonus, twanabaye verified. Hano rero uba wamaze kubona amadolari yawe cyangwa se amafaranga yawe ya bonus kubwo gukora registration gusa. Hano rero muri ino application harimo n'ubundi buryo bwinshi ushaka kugufasha kuzamura ari amadolari. Harimo ubwo bita staking, referring, nkubwira ngo iyo utumiye umuntu akinjira akoresheje link yawe cyangwa se code yawe baguhereza bonus. So nawe rero injira uno munsi ukibona ino video kugira ngo ubashe kuba umwe mu bashobora gukorera ano mafaranga. N'ibintu bitagoye bidasaba igishoro. Mu minsi ine gusa ushobora kuba winjije amadolari arenga 100. Imagine amadolari arenga 100, byo ni ibihumbi hafi 200. Bino bintu si scam, nta gishoro na kimwe bisaba kandi ni exchange yizewe. Ni exchange kikwereka yuko iri seriye, imaze igihe kirenga umwaka iri gutanga bonus. Ubundi izindi exchange zitanga bonus mu kwezi kumwe zikata zibura bonus zitanga, ariko in exchange yo na n'ubu iracyatanga bonus igihe kirenga umwaka itangiye itanga bonus. Izina bonus rero ntabwo ari uko baba babuze aho bashyira amafaranga, ahubwo baba bagira ngo babone abantu benshi bakoresha platform yabo. Rero none nkubwira ngo you are welcome, ngwino nawe utangire urye ku mafaranga ya online kuko twebwe tubigeze kure. Nkuko mibona zino note rwose nta yindi mirimo igoranye y'amaboko nazikoresheje, ahubwo zose zavuye mu gukoresha umutwe. None rero menya yuko telefone yawe ishobora kukubyarira amafaranga. None nkweretse platform cyangwa se business ushobora gukora nta gishoro washoye, usibye gushyiramo umuhate gusa no gufata umwanya wawe ugakreatinga account ndetse ukanaverifyinga. Rero nawe ngwino ube muri umwe mu bashobora kuba bakura inyungu online kuva nonaha, kandi nitugumana uzagenda wunguka byinshi kuko uzagenda nkwereka n'izindi platform ushobora gukuramo amafaranga, yaba izisaba gushora ndetse n'izidasaba gushora amafaranga. Ubwira ngo nimba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel, you are most welcome. Nimba nzwe tubana, you are welcome back. Ntiwibagirwe gukanda subscribe nimba ari ubwa mbere, kandi usige like na comment. Ciao ciao.